nguhaye isi yose karabona teye mu mutima gwanje ntawe uzagusimbura Madudu no one can kugusimbura from my heart nzagukunda ubuziraherezo naragukunze n'ubu ndagukundaga kandi nzakomeza ngukunde nzagukunda turi bazima twanapfuye none kugira ubyemere uzi nk'ubu napfuye nanarongora umurambo gwawe ahubwo nagize ngo wankurikira oya namenye unyuze he yakomenya amayira wanyuzemo nagacamo nsanze uri no munye kwikuzimu nta natinya kuyibira igitamo nubwo abamarayika baba bari kunyakura nababwiye ntimwe muretse nkurikiye Madudu mu muriro gutazima ni impamo ugabe y'urukundo mwari gumutima nyemerera nguhonge amagana ayowe Gwarega ndo muhige nzi kurasa ndi n'umusare nzi kugasha ni amazi ari menshi nkubitaga umuvumba ngwino nzo bidahanda biganza bigaba mariza nzakwegukana nubwo haba ikintu ubwo byagenda guteja Madudu ubu sura uko mfite kanyota nicaka afesha nakubwiye ngo cucuca kigantahe uko mbona ukurera unywe kayaburute sibyo ni impamo utaha ufate n'agapikipiki niwumva ushaka n'akandi kantu wakagura nubwo nanataha n'amaguru njya gutega si ngombwa oya nta kibazo yagumane uyategereje yagumane ibyo si ngombwa yewe njyewe anda undi si igihe cyose ndagerera mu rugo ko ntawe ndi kuriza ntawe undiza nje ndi ingaragu ndacari isugi nako ndi imanzi kumbo ndacari umusore mbona harige natekerezaga ibyo gushaka ariko Imana ikambwira iti humura mwana wanje mbere yawe hari ikiyobe ubwo rero ukona ko ibihiye birya n'abategereje narihanganye nicara ku munara gw'ibaberi ndarindira ubu rero Imana yambikiye neza kazuba karasitekamo umusesi imisaya yanje kagororoka I will never forget you ni impamo urakoze cyane wankunda ukazambera umurengezi n'umucunguzi n'umuraza w'ubuzima bwanje manager cyangwa umugore avuze neza uvuze neza ni mama ayiwe ubwo natekerezaga ko ubugore wenda bitavamo byashoboka se bitewe n'ukuntu muri iyi ukuye kuntu koko mbwira icyo ushaka cyose bitewe n'ukuntu muri iyi minsi dusigaye tuvugana tugahura amagambo mbwira noneho cyane cyane ukuntu ndirimbira iyo twahuye yego niba nyine utazabihindura ukajya ukomeza ukamvugisha kuno nabyemera ayo we thank you very much and I'm here to pay all things you want sibyo zaguhunza umubabaro ngo hati ibyishimo ngo uhunze amaganya ngo hati umunezero ntuzigera ubabara binturutseho nzahangana n'icyatuma uhungabana cyose sibyo ni impamo y'Imana kaguhera kakanya uzambwire mama wawe azaza aragenda yivuga ibigwi mu rusisiro kuko abantu bose bagiye kuja bagenda bari kumuvuga neza yabyaye neza yabyaye umwari mwiza umwaza umwanda ngaho mpobera ayiwe rahira ayiwe
komera sha mugume guco niko wangegera wigize ingetura wigize umuwowo wigize umusundwe wigize mucutu umumwe ku ngufu ariko kirahumbaguza nk'igihori mufatanutse arinde ubabwiye mucutu umumpe umure kuyu niko wagashanuwe wowe hariko Mana ishobora byose koko Imana ikaguha ibintu ukabura kubikoresha rego bwiza bwawe uri kwandarika mwubu bukoyo reba iyo nzara yawe igiye gucurwa nibi bikwata imeze nk'iby'ikivumvu ayi data we cyakoze nyuko ntagaseke mama wumva kugira ngo ubone ko byose bishoboka ibi ngibi nta nubwo ibyo uko turabona na nje nabo tukuzi ni nta kubagira ibisigo umunsi shishwa hano ariko reka nkubwire nuko unyemereye ye nazaguhoza amarira yose warijijwe n'uriya mudamu wawe uranyemereye ngiye nkukunde nkukundwa akazi nkuteteshe maze utete wumve uri gushisha wumva ninyemerere ngewe mbikore nukuri reka nkubwire be ariko ntukababare niba uri yapfuye ntabwo bivuze ko nanjye nzahita mpfa nyemerera ngiye nkukunde mbikwereka reka nkubwire pe nimba aretse nimba ari umuzima nimba ari urukundo rukinyirukankamo ariko bazi ndaryama nkarashikagurika nibyo wishyiramo nkagira gutya naba ndimo kurya nkahita nibukuryo yanamikaga kugutamika nibyo ushaka none uretse no kugutamika ngiye nzajya naguheka ngahita nibuka ukuntu nabaga ndyamye urumva agahita andeba mu maso akanyitegereza ukuntu ufite ibyiso byiza umva ntago namurenganye urukundo burya ngewe rero urwo nkufitiye ubinyemereye rwakwikuba nk'inshuro 5 ku rwo yaragufitiye ngewe buri utandeba ucya nzi gukunda ngewe uzi ko nkunda nkarira uzi ko nkunda sinsinzire uzi ko nkunda n'ibiryo bikananira reba none nteranije ibyo bintu byose biryoha nkabikurunda hejuru nibuka ukuntu yambwiraga ngo ufite amaso meza yego kubusase ngo ufite iminwa myiza none ngewe rero ntuzongere no kogosha bwa bwanwa bwawe uriya ndabukunda umva ukuntu wabuhadasha umva ukuntu reka mbekwereke aho wakabereye ngiye kuguha urukundo ndugusesekazeho umva ni hahandi hanjye n'ubundi nta wundi narusigira akira mugabo mwiza ese kintu yapfuye atarama n'indabo shushu laviyo nuko nzagukunda bizira uburyarya nzagutetesha nzagutonesha yo mana we ufite no mu gituza wari warabuze ni cyenda kungana n'iki ariko kandi uracyamwibuka se bireke biriya bintu pe ufite ukagira hose we reba ariko umva ariko uruwe igikuru umva rero nkubwira ikintu waburaga ni umuntu ukuba hafi ngewe rero ngiye kujya nkuhora impande nkubaze gushushu be waramutse neza wariye wasinziriye warose iki ibyo bintu byose maze nzariwe kutazibagirwa arega buri umugore nta bumwe na kera cyane bajyaga bavuga ngo ipfizi ntiyimirwa kuki se waba umugabo ukabura umugore nuko narigunze meze nabi ukuntu none uzi ko umpobeye neza ngahita numva umutekano mu ipantaro isoba muke ahubwo se buriya dizwe umvishe no hepfo byabaye taraye terebye narifashe mvuga ngo uko byagenda kose nzahita wenda nzabimanza imanzi se kandi ariko urampobeye neza numva rwose uyahumura nzajya ngira gutya kwifotora n'udufoto tumeze gutya ngo tujya tugira gutya ngo tugira gutya ngo ubundi rero reka nkubwire usohokane tujye dutemberana ubundi
uzarebe ihehe no kuzongera kumwibuka. Ya nukuri. Yego kumana. Yego urabona ngiye ntari keza di. Oya uri cyiza ho. Urabona ntari rwiza ntari urumama rwiza rushimishije. Uzajya uryama iruhande rwanjye imbeho ikwice. Kare. Kuri. Ahubwo kubera amagambo meza umbwiye. Ese numva asubiye mu nta kindi cyifuzo ufite. Nta kindi cyifuzo ufite. Uhumara agahinda. Wenda no munsi. Kireka nyine. Aha, nabyumvishe. Ahubwo reka mwibwire. Dukwepe tujye kwa muzungu. Kwa muzungu? Ngura agacupa. Ugurire n'inkoko. Ku izina ry'Imana. Ndagacika izosi. Si uko nkunda burya. Umva huma ahubwo twihute. Ndumva nanjye. Mama. Hanyuma se kino gitoki ni icyawe. Kiya gitoki. Ariko se ubundi ngubu ugeze hano ute? Nyine bagushakaga mu rugo. Ni bande se bashaka? Rwa rugabo rugero za kuguterera. Akuriye mwana bamuzimara. Uriya se n'umwana kwa kuzi. Ndakubaza uba muzima. Uruhera unterita. Uriya nyine uri uhinga mu gishanga. Urarwaraye mu rugo, urwaraye n'injoro nyine mu rugo. Kabandana. Kabandana ni umushaka. Kabandana nyakubandwa neza. Afite n'agacuma ngo ngwino mu. Kwabeshya sura mwana yigize umusazi. Kabandana kumuzi. Nabiriya biguru bitandamye, nabiriya byisho byaturumbutse. Nk'umuntu urwara imvunja, nk'umuntu urwara imvunja warangiza Ganoka wandesire. Ganoka ndamubwira ngo iki? Akose none se ariko se mubwira ngo iki? Gusanze ubwo sanze ari. Reka mwibike. Riya banga bimereye neza. Uriya muvuna muheto w'umwana yaravuze ngo ntago nza azama amahoro ngo kuva sapfuye ngo ntago azama amahoro ngo sazatuma nongera nshaka undi mugabo. Jewe ndafuka. Ako se uriya mwana ubundi uri muzima. Kubera uburaya bwawe yapfuye he? We shari wanje ntabwo ari indari. Ariko ubundi iki cyana ni cyabo. Akuzi ko uriya mwana nzamuha sidi kamwica bakamuhamba ntaguhambirwa we. Kwigire kwa muzungu twigendere nande. Ndakubwira ngo acishwa hano kuko ibintu wakoze ugumunsi. Ibintu wakoze ugumunsi nta soni njewe. Ubwanje ngere kwa Goderiva. Ngo ntabwo nakoteje. Nje nakwihereye amafaranga ganje n'ibirarane byose nkabikuramo. Ko benda kugabana. Ukabura kureba narinzi ko ni deni byose ugomba kugenda ukishura tukazagabana ndimo murongo mwiza wa musaza. Kandi narabibonye uzampombera. Ndakwiye ngo nyura hano. Ibyo byose nkomeje kubidodora hangaha wasanga nkugaritse njewe. Nyura. Tuje mu rugo nje kukwereka uko intama zambara. Weregwe. None amafaranga ga Coopérative ko ari umukobwa ruganfashije. Ngo iki? Ntumye cyagihungu cyawe arisene gukoteza kiranga. Ngo none agagendanye. Uyu mukobwa agufashije mu buhe buryo? Uje ubwo buryo buteye bwagiye. Umva rero nyamukamba. We kuzaje urakina n'ibintu wowe. Utazaba mu ruzo gwita ikizira. Nikoma we ngo umufashe amafaranga mu buhe buryo? Umufashe amafaranga mu buhe buryo ndikukubaza. Mucece mbabara nawe nakwihangana imva hejuru. Hari amafaranga wampaye? Hari ikintu cyawe wampaye urambaza? Sawa. Cyakoze koko umbwije ukuri sha. Ayiwe. Mama we dorago maso ngo arayatereka nyagasani. Ubusuri uzamukura hiki? Hazakugurira umwenda, hazakugurira ikariso, hazakugurira ingutiya. Cyo nashakaga nakibonye mucece wegendere. Mana koko. Ubundi sabonaga karakarize mbeke nkashaka hiki. Sister. Uri mwiza sha. Nakoze. Arana ko nakugucaho rero. Akanabeje igihe nagatekereje uburyo nzakubona byibura. Amaso ku maso. Anshagohe. Hano hari agasaro gutya.
kuri alimentation niho nkora niho ukora uranzi se njye amaso nayo ariko njye nari nkuzi nitwa kijyambere Jean Bereka Imasi nishimiye kubamenya buriya rero abantu nkatwe babakire ntabwo dukunda ubundi kumenyekana cyane ariko ubwo umenye nawe ni umugisha kuri wowe si byo se buryo umenye n'umukire aba ari umugisha kuri wowe ukutwina kuri cya gipangu hariya kwitaba igipangu gifite porutaye y'icyatsi ntabwo napfa gukimenya twihute rero muri izuba uru rumuri murakoze uri umwiza w'umutima wanjye akanyamba y'umutima wawe se gereka mbimaranye igihe kandi buriya ntabwo ari igitangaza gikomeye cyane ubundi twebwe abakire nk'iyo dushaka umwijima tubaga inka yose tugakoramo umwijima gusa ibindi tukajugunya ndabyumva ngira ngo rero nayo maze igihe ngiye nkubona nk'uko nabikubwiye ariko nkakubaza nti urifuza iki ni icyifuza kuri iyi si sinifuza kuri iyi si ese ubwo ntitwihutira erega ubwo si twihuse oya ntacyo bitwaye ibifuza ni byinshi buriya nkanjye urabona nkanjye isi nyibayeho neza nyiriho neza nta kibazo ikindi kandi mba nifuza no gushimisha n'abandi bantu kuko njye ibyishimo ndabifite ahubwo nyine nihutaga amasaha ashobora kuza kumfatira hano none naguha nakubazaga icyo wifuza ariko basi reka mbere sorry hari umuntu umpamagaye halo ego ngo oya nakubwiye ngo iyo kamyo niyongera kugira ikibazo oya iyo ufata ikamyo ya miliyoni 280 ugakina nayo bumva nta soni ufite wowe ya yindi yo yarakize nta kibazo ifite nimba ugomba gukontorora imitungo ya shogoja ukamenya ko ayo makamyo ari ikintu gihenze cyane ubiterwa n'iki gukora iryo kosa kuki utayimeneye amavuta se kare kose we ntugakine n'amafaranga y'umuntu iyo umuntu afashe miliyari agashora mu makamyo ntabwo aba afite imiteto nk'iyo ngiyo bikore vuba bisubire mu muhanda sawa ayo ni manager ushinzwe amakamyo yanjye ikamyo ngo yagize ikibazo isa nkaho igiye kugonga moteri kubera kutayimenera amavuta reka twihute rero nyine nicyo nakubwiraga ngaho naceka ngende tuzavugana utaha gusa koko uravuga ngo gutega akamoto koko oya tega akamoto ahubwo twaganira nyuma nyine tugakomeza nakugeza no mu rugo hari ikibazo ngiye mu kazi ntabwo kandi ndi kuva mu rugo ahubwo se ubuse namwiciye gahunda nimba ari ufite ahantu oya izuba ntawe sha Jambere we biteze yo mukomere none umeze muteze ni sawa cyane nuko kwasa n'umukobwa wawe neza kumbona asa n'umukobwa wawe neza umukobwa uyu mukobwa ko mbona asa n'umukobwa wawe neza umukobwa wanjye cyari kijyambere ntabwo basa se ahubwo se wa muhungu wawe niko wa muhungu wawe hagiye umuhungu wamaze igihe cyane kimuri gereza ariko se wowe ibyo bintu byose ninde ubikubajije ahangaha kubivuga se ni bibi kumeruka katirwa nyakajya mu cyongora muco bamwita Yohana
ni umuturanyi. Nzi ibyo kuvuga ngo abana ari abana ufite. Njyewe se na n'ubu ngubu ariko se maze iminsi numva mu mudugudu bavuga ko ngo ubanye nabe n'umugore ngo kwera igisongo ngo inda nini ubusambo jewe ubwo wasanga umugore adashobotse ngo ubanye nabe ngo n'umugore ngo kwera ngo wisanga ubusambo bwawe noneho nimba ari ikintu kigezweho muri iyi minsi usigaye usanga amakuru mu makaritsiye nawe ubwawe utiyiziho. aya ni amagambo y'abaturage. Ni amagambo y'abaturage rero Yoha nagendaga ariko nyine ayo makuru numvaga nshaka kumenya igihe umwana wawe igihe azazira umukobwa nawe nagasa n'umukobwa wawe umenya ubuzima bwawe rwanda ntukavuge naribi ngaho wangezayo mba nta kibazo bajya mu modoka ukangiza hariya baya turagenda rwose nta kibazo najyamo najya mu kijyame modoka kataze tuganire kijyame wavuye kuri ro televiziyo ise nkabona ukuntu ngenda wavuye kuri ro televiziyo kubona wayiryamyeho ngabona ukuntu nigende nta kibazo wantereye umwanya wanje wose ndangura hari ifuti mu modoka itari yawe utanankoraho kigori kigusa wakuzika imbwa ari nyinshi nenzi ko ububwa busigaye buri mu dusoresore tw'iki gihe ariko no mu bagabo bwagezemo pe none se ko imodoka yawe bayitwaye ntabwo ariyo wanesheje umwanya wanjye umpagarika ngaho ngo njye kwitegera ukananira mbese ikintu cy'uruda gusa icyo ufite niyo nda yawe gusa kigori none se ziba umva akira basi inka rero uyu muvuna muheto amenye gute hari ahantu narindi koko ukaragashamba akamenya ariko abantu bazi guhiga niretse ubu waba uhamurangira macibirisi ariko wigira abantu b'imituru bingegera burundu ariko wambabarira wa mugore we none ko ntumura ntabwo urakanze nkubaze mu by'ukuri koko nyamukambwe uretse kuba uziye kuzasazira ubusa ugasiga inkuru mbi musozi mu by'ukuri urantaye nk'umuzukuruza wawe ubwo se urukunde biki ubu mwishyire hamwe barinze kumpana nyamukambwe iyo ureka kaje kwikotereza mpeza amafaranga nje kubahendahenda muhereza amafaranga si kandi nzagashaka nzagaguha ngo ntagamanye kugahirandaye ariko mani ishobora byose koko nyamuka ushaka kuzangwaho cyangwa wajeje ureka kundemereza mu by'ukuri wajeje ureka kunzamurira isukari ubu inyama zo mu nda amaze kurwara zingana iki hejuru y'ibitekerezo byawe koko abasibo bari gushaka iki nyamukambwe mbabarira ukemura iki kibazo bikiri mu magufasha nk'ubwije ukuri koko urifashe koko wigize mucutsu mume ku ngufu sira ubu nk'ubu barinze bagufunga koko n'imyaka ufite nyamukambwe mu by'ukuri byibuze reka ngoragoze niba ntakunyuraga wazaje uraje mu bakecuru mungana cyo noneho wenda na leta yagira kikagufata wenda ikanatorera igize ikurikije ukuboko wagiye ku muntu mungana uburamwana w'umukobwa koko mu by'ukuri barinze bagufata bakagufunga imyaka 25 sinindi kurangiye haratwara iturira ahubwo si ninde utandangira ndakubaza ninde utandangira ubwo ni kabudensi ariwe twahuye yahuye n'indyamiriza uburyo burashaka burabura nyamuka mu by'ukuri ibintu ukora gurankorera ibintu ukora gurankorana ukuri kw'Imana kandi ntabwo bizaguhira nk'ubwije ukuri nimbabarira ntabwo nzatongera bisubiyemo ntabwo uzabyongera ibyo wakoze byose ntabwo wabireka ndakuzi wagira ngo nkubwije ukuri wagira ngo niba baragukebeye mu rusenda niba baragize nabitewe n'akari amafaranga rumaye ngo nje kugutereza hari umugabo ujyaga mu buraya w'umukene
arega buranje urukomeza kubivuga nkagira ngo ni filime uri gukina amafaranga gari he ngo nje kwikotereza ntekurara ndavuga ko ngafitiye urubanza ndagashaka hone bakakwandika ideni wagashize he ideni bajyandika mu izina ryanjye wagashize he nyine namukobwa ngo yarashaka guhinduza imitsi ariko nyamukambye koko mu byukuri mbabarira umbwire buri ushatse kuvuga ko amafaranga hejuru y'umukobwa yego nabangiye kuraranya hejuru yawe twarashakanye tunararanaga cyakoze ariko nyirabutabure ko kubundaje ndahora ndakora ibintu byose ndahomba nyamukambwe kuri kureba ukuntu ibishimbo bijanaga muri za bote nyamukambwe ukabuhora guranyiba nyamukambwe ko ejo bundi umwana wacu yaduhaye ibiro bitanu by'umuceri ukabyiba nyamukambwe ko nyiramariza yampaye agafuka kiba nyamukambwe koko mu by'ukuri unshakira amahoro cyangwa ushaka kuzanyicisha cyakoze mana yacu mana ihoraho sha uzapfa nabi kandi uzapfa usize inkuru mbi musozi amba dore nge nyirabutaro nasigariye kubona ariko mana mu gahinda kazanyita nyamuka ko wazanyishe neza ukaza kugira ngo nzanye kwikubita mu mugozi ko nanje nararubuze